Ndabashimiye mbifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Turi tariki ya 24 z'ukwa kabiri 2026, tuje mu nkuru idasanzwe. Inkuru idasanzwe, turi saa 5:37. Tuje kubahamiriza inkuru muri kwibazaho, muri kumva hirya no hino. Hari abari kutubaza bimeze bite, byifashe bite bya drone yarashe Rubaya. Ni inkuru y'agahinda. Inkuru y'agahinda. Turababwiraho gato uko byagenze, ariko tubabwire bimwe mu bintu bitagenda neza bihari. Nyine iyo umunsi w'umuntu wageze aragenda pe. Ibyo byo munabyakire, ariko mumenye ngo iyo umunsi w'umuntu umunsi w'umuntu iyo wageze aragenda. Ariko ikindi, iyo umuntu agiye gitwari, tuboneraho gusaba AFC kongera ingamba igakubita umwanzi bya nyabyo, ko muri iyi minsi dushobora kujya twumva inkuru zitari nziza bitewe n'ubugambanyi burimo. Ariko nta gisirikare kitagira abagambanyi, cyo njye sinjya mbitindaho pe. Buriya igisirikare aho kiva kikagera, nta gisirikare kitagira abagambanyi. Nyuma y'imyaka myinshi y'igihe kinini babika Uwilingoma ngo yapfuye, amakuru mfite yarashwe na drone. Kereka haramutse habayeho ukundi, ariko amakuru mfite 90% arahamya ko Uwilingoma atakiri mu mwuka w'abazima, yarashwe na drone. Yarashwe na drone ya FARDC, yarashwe na drone y'umwanzi yaje Rubaya. Nk'uko twabibabwiye mu nkuru yabanje, Rubaya harashe drone inshuro eshatu. Drone ya mbere yarashe isaa 8:40. Drone ya kabiri yarashe isaa 10. Reka nze ndebe ku butumwa kugira ngo ntaza kubyitiranya. Drone ya kabiri yarashe isaa 10:46. Indi drone yongera kurasa, twumva akadege bakumvisha saa 10:46 gatambutse. Hongera kuturika ikintu isaa 10 narindi bivangavanze. Drone yarashe bwa mbere mu Gikuyu isaa 10:40. Irongera irasa kure ahari ibirindiro bindi, irasa ibisasu bibiri saa 10:28 na saa 10:56. Iyi rero saa 10:28 niyo yakoze ibara. Uti byagenze bite? Niyo mpamvu njye nahereye ku kintu iyo umunsi w'umuntu wageze aragenda. Afande kwikiri dukunda, afande rwose ngira navuga ngo duhombye umuvugizi ukomeye cyane. Duhombye umuvugizi pe, duhombye umuntu wavugaga agahabya umwanzi. Afande habayeho ikintu cy'uko drone yaje, barababwira bajya mu ndaki, kuko iyo drone ihagurutse babona sinyare, bagiye mu ndaki. Bagiye mu ndaki, afande wanjye ararambirwa. Hagera hararambirwa, ati wapi nigiriye, ntabwo nguma mu ndaki. Afande ava mu ndaki arazamuka. Ariyo nayo mpamvu nashyizemo akantu ko ikintu cy'ubugambanyi. Afande avuye mu ndake azamutse, higira kuryama, drone biraje iramurasa. Drone umva isigaruka iramurasa. Bisobanuye ko drone yagiye irarekereza. Noneho hakaba hashobora kuba habaho ikintu cy'umuntu wahise atanga amakuru ati hari abazamutse mwongere murase. Nk'ikintu gishoboka. Nuko nguko byagenze. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru mbi, ariko tugomba kwiga kwakira byose, ariko tukamenya ko revolution ikomeje.
abari kuvuga ngo Generali Makenga wo ni ukubeshya, ko w'ingoma yamurasanye n'undi muntu umwe naramenya, bari babiri nibo bonyine bapfuye, nta wundi, nta n'uwakomeretse mu bandi. Birumvikana ko abarinzi wenda bari hanze bakirukanka, abarinzi be bari hanze bakirukanka, bagatabaza abandi ikabasanga mu nzu, birumvikana, cyangwa se mu kivera aho abasirikare baryama. Ibi byose rero, ibi byose cya mbere bigamije gutera ubwoba, ariko nizere ko biba isomo, biba isomo. Ariko icyo mugomba kumenya ni kimwe, ni uko hari ibitameze neza mu buyobozi bwa FCM23 mu gisirikare, kuko nta kuntu wambwira ngo umofisiye w'ingoma araraswa, drone iraje irarashe, ubwa kabiri iragarutse. Bakora amareforme, bavugurura abantu, telefone bongere bazikureho, telefone zongere ziveho, hakoreshwe indi nzira, ubundi izindi nzira zishoboka izo arizo zose. Nubwo Kinshasa itarakigamba, nubwo mbona bigize, ariko inkuru yamaze kumenyekana. Ubu twavuga ko drone imaze kudutwara abantu b'ingenzi batatu. Colonel Castro, mwibuka ya drone ya Kichanga, drone z'CH kane zikiza. Colonel General Kizigenza, uyu watwirwaneho, makanika, ndetse n'uyu Uwiringoma. Ntibagiwe ko ejo bundi hari undi drone yarasiye mu Minembwe, Colonel Claude, Afande Claude. Urumva iminsi ntabwo bimeze neza, AFC mukora amareforme mwongere mukubite. Abari kuvuga rero ngo abari kuvuga kuri General Makenga yahageze ariko ntiyaharara. Ejo yageze mu Rubaya, birangira yisubiriye inyuma. Buriya abafite komandoma ye na controle ye, cyane ko bafite ibintu byinshi asabwa. Ubwo rero bakwiye guhagurukira umwanzi, agakubitwa bya nyabyo, bakava mu bintu byo kudebekera umwanzi rwose. Ndabizi ko atari inkuru muri bwakire neza, ni inkuru ibabaje, ariko mubyakire rwose, uko niko kuri njye mfite kwa makuru yanjye. Haramutse hari igihindutse cyangwa andi makuru yaboneka, nabyo twabibabwira, ariko kugeza muri uyu mwanya amakuru ahari niyo nkuru y'akababaro. Uko imboni zigenda zihuza amakuru niko ziri kubimbwira. Nabanje kubyanga kubera ko nzi ko iyo drone ije barabimenya, bagahunga, bagahindura ibirindiro bakajya ahandi. Niyo mpamvu rero nabanje kubihakana rwose, ariko kubera bansobanurira uko byagenze, niyo mpamvu mbabwira nti bimeze nuko nguko biri. Rero tubyihanganire, twihangane, ariko tumenye ngo urugamba ubu nibwo rutangiye. Kandi mu gutangira k'uyu mwaka Generali yarabivuze, Generali Makenga ati urugamba ubu nibwo rutangiye, rugiye gukomera kurusha uko rwari rumeze. Kandi nguko Imana ikomeze barinde kandi bahe umugisha, dukomeze kwihangana abakunzi ba FC 23.